mwadufasha koko mana wowe ikintu ugiye kudufasha shoferi yakagombye kuba ariho n'ipingu wowe urimo urabeshya ubwo twe kwakwe tuba dukeneye ubufasha ngo batwariye ubuntu kuko batwite uyu mama aratwite bara bose barimo baratwite uratangira umbwira amazina yawe Imana ikuze Godirive. Imana ikuze Godirive. Uburiya mushoferi mwahuriye he? Nyamirambo. Inyamirambo amagana. Umana na magana. Mwari mufitanye gahunda yo kwaza Ntago twari tumuzi. Inyamirambo mwahageze mute? Twewe twagiye turi gucuruza imbabura. Kuri 21 dore ngaga n'amatike musome. Kuri 21 mwagiye gucuruza imbabura Inyamirambo. Muvuye hehe? Tuvuye Musanze. Nuko ubwo bafunga turiye. Tubura uko tuza. Ubwo rero ubwo munsi twavuga ngo reka twegere turebe wenda ko twabona imodoka iri gutambatamba. Ubwo tuba duhumanye n'iyi modoka. Nuko rero tuba turambwe tuti wadufasha kuko niba uri kugenda. Ati ngiye Musanze wadufasha ati mufite amafaranga. Ubwo abaravuze ati niba atari 7 ndonda batwara. Nuko nguko uko tuje. Hanyuma izo mbabura mwazizanye mufite abakiriya muzizanaho cyangwa mugenda muzitembereza mu mujyi wa Kigali? Yuko nabo bafunze niba mugeraga i Kigali turazizanaga z'amabuye iwacu hari ahantu bazicongaga. Imbabura z'amabuye ntumwe mwazibona? Ni imbabura z'amabuye ni Kigali hose zibaga zihari. Uyu mushoferi mwabwe n'iki ku iyi modoka igiye kwerekeza i Musanze? Ninde wari kubivuga? Umushoferi niwe waje avuga ati nta bantu bajye Musanze. Hanyuma noneho arababwira ati ufite 7,000 n'uri bwinjire. Yamanje yatubwira 10 tavuga ngo ndayo twabona kubera ya misi yose tumaze garasize. Nuko tumuha 7,000. Iriya mizigo rero muyikuye he kuko harimo imitwaro mufuka? Na Masaka. Mumaze gucuruza imbabura mwaranguye Masaka? Twaguze na Masaka. Ariko musanzwe muri abacuruzi hose hatandukanye cyane mu mujyi wa Kigali mu bizana gusa? Oya ni imbabura kubera iwacu hari ahantu bacukuraga amabuye abagabo bakaconga. None yamaze kwaconga kuyagwija natwe turayazanaga. Hanyuma se ntago mwari muzi ko nta mabwiriza mwari muzi ko kuva mu karere ujya mu kandi bitemewe? Mwari muyazi muyarengaho? Yego mutubabarira turi kubasaba imbabazi. Ariko mwari muyazi ko bitemewe? Ni kubw'akababaro mutubabarire. Mutubabarire. Kuki mwabirenze hose mubizi? Mutubabarire dusabye imbabazi pe mutubabarire. Hanyuma niki wabwira abantu nkawe barenga ku mabwiriza? Nuko babwira ko bagomba kubahiriza amabwiriza kicyarezo kitumereye nabi ndatuzangara mutubabarire koko. Manura akaboko. Wirira nta kiri wowe. Oya ndona bagira inama. Ndakazangira ongera gusuzugura amabwiriza ubahiriza amabwiriza. Ndakazangira ongera kurenga ku mabwiriza. Tangira tubwira amazina yawe. Amazina ganje nitwa Nikiza Isaac. Nagiye ngiye gucuruza imbabura nuko baba bafunze imodoka, bamaze gufunga imodoka nibwo twamaze kubiyo tubiyo mu gihe twumvishe ngo batanze poromosiyo y'abanyeshuri. Turavuga ati mu bishoboka byose hari igihe n'abagenzi bari kugenda, ati reka tugende turebe nimba twabona imodoka yo kuducura Musanze. Noneho uyu musore nibwo yazaga nyine aho twari duhagaze, turamubwira ati ngo dukeneye kugera Musanze bimeze ute watugezayo? Ati none mufite angahe? Aduciye 10. Aduciye 10 turamubwira ati nta mafaranga 10 dufite, amafaranga garadushiranye. Niwe buza kubera ndukubona ukuntu bimeze twabona buri wese 7,000. Nuko tuba turagamuhaye nibwo kudushira mu modoka turaza
tugeze hano nibwo mwaduhagarikaga. iyi ni inshuro ya kangahe mwari muje gucuruza imbabura ino Kigali? Imbabura iyo iri iwacu zamaze kuboneka tunarazaga, nuko ari muri ibi bihe iyi korona yabaye uca. Ni ukuvuga ngo mwazaga kenshi nuko ari iyi korona yagiye yica ibi, ariko mwari musanzwe muza kuzicuruza? Zamaraga gukorwa tukaza kuzicuruza. Ibyo kuvuga ngo mwari muje gushyingura noneho ntabwo ari byo? Oya, ndari byo. Mwari muje gucuruza imbabura. Ni ukuvuga ngo mwese murabo muri famiye, murabo mu muryango umwe? Turabo mu muryango umwe, kuko uriya uw'imbere abereye umugore wanje nyirasenge, uriya w'inyuma akaba uwo mu muryango kwa data wacu. Ubwo rero iyo tuzirangije turataha, nuko twabonye amasaka ari makeya turavuga ati reka ducure n'amasaka. mugura n'amasaka. Ubu usanzwe se usibye gucuruza izo mbabura ibindi mucuruza ni ibiki bijyanye n'aya masaka yenda? Amasaka ducuruzaga ni izo mbabura gusa ducuruzaga. I Musanze mutuye muhe murenge? Mu murenge umurenge ni Busogo, akagari ka Nyagisozi. Aho mwacuruza izo mbabura ni amagana he? Ni mu mujyi wa Kigali hose cyangwa hari ahantu runaka umuntu mwari muzishyiriye? Ari muri Kigali niyo za Nyagasambu, jewe nda nubwo mbazi neza kuko mbageze nginjura ibiri gusa. Za Nyagasambu? Muri Kigali ahantu hatandukanye? I Kigali ho ndo tuhacururiza. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndayisaba Daniel, nkaba ndi umushoferi wa Musanze Transport Cooperative. Navuye i Kigali, navuye i Musanze saa 3 nzanye abanyeshuri ba EPRC Nyakinama mbajyana kuri stade Nyamirambo. Mpageze Masanga, mpageze bakuramo ngiye gutaha, hari umusore umwe bari bambwiye ngo bakuzana, mushyira mu modoka, mpabona n'abandi badamu 3 n'umugabo umwe, nabo bagiye Musanze baca amafaranga. Wabaciye angahe? Ibihumbi 7? Ese abo bantu kugira ngo muhure mwahuye mute? N'uwo musore mwari muziranye guhuje nawe? Oya, umusore nasanze ari hanze antegereje, abo badamu nabo bicaye hanze bari gushakisha imodoka. Babonye njye Musanze nabo bahita baza kunsaba ko mbatwara. Babaciye 7,000 kuri buri umwe? Kuko bafitemo n'amasaka. Tubwira uko byagenze nyine aho ngaho. Bansabye ko mbatwara, bagiye Musanze barabinsaba, ngenda bibemerera, amafaranga nyabaciye barayemera ko bashaka gutaha, kuko bamaze iminsi n'aha ngaha bageze imyaka 21 kubatwara muri ubwo buryo. Hanyuma noneho urabizi ko aya mabwiriza yo kudatwara abantu bava mu karere bajya mu kandi, ayo mabwiriza urayazi? Ndayazi. Kuki wayarenzeho? Afande nayarenzeho, ni ikosa nakoze. Ni ukuvuga ngo wayakoze ubizi, wabirenzeho ubizi ko bitemewe? Numvaga nta ngaruka biri bungireho. Wari ushingiye ko wumva ko nta ngaruka biri bukugereho? Numvaga nta ngaruka biri bugire, kuko naje nta kibazo nk'aya abanyeshuri, numvaga ko gutwara abantu numvaga nta kibazo kiri buboneke. Wumvaga ko aho uri bunyure n'aba ngaba babona ko ari abanyeshuri bandushijeyo? Oya. Cyangwa witwaje uruhushya wari ufite rwo gutwara abanyeshuri, hanyuma uravuga ati reka ntware n'aba ngaba ngendeye kuri rwa ruhushya? Numvaga nta kibazo kiri bubemo, kuko
numvaga ko wenda ari abantu 4 5 numvaga nta kibazo kirimo. ukumva ni bakeya. Hari uwigeze akwereka ko yipimishije muri bo? Oya, ntawe. Nta wabikweretse. Ubakuye mu mujyi wa Kigali ubarengeje uturere tungahe, nta n'umwe wakweretse ko yigeze yipimisha COVID-19. Hanyuma ni iyihe nama wahaba abashoferi bagenzi bawe bakora ibintu nk'ibi? Ni kudakora amakosa nk'ayo nakoze, bakubahiriza amategeko n'amabwiriza yo kwirinda COVID. Inama ngo bagira ni kudakora amakosa nk'aya ngaya yo gutwara abantu mu buryo butemewe kandi bakubahiriza gahunda za leta. Afande, hari abantu bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bafashwe bava mu mujyi wa Kigali bagiye mu karere ka Musanze. Aba bantu mwabafashe mu buhe buryo? Babyamenyekanye gute ko uriya mushoferi yarabatwaye mu buryo butemewe? Icya mbere nuko tumaze iminsi tuvuga ko hari abantu mu by'ukuri bashaka kurenga ku mabwiriza, cyane cyane aho haziye gahunda ya guma mu mujyi ndetse na guma mu turere mu karere, bagashakisha uburyo batwara abantu babarenza imbibi z'umujyi babajyana mu karere kamwe cyangwa mu kandi. Ibi rero tumaze igihe tubikurikirana, ni ukuvuga ko uriya mushoferi yarenze kuri amabwiriza. Ubwo rero agaragaye nka bamwe bari bakoraga nyine ayo makosa. Ariko icya kabiri ni uko twamenye amakuru y'uko agiye kubikora. Abaturage baduha amakuru buri gihe y'ibintu bitandukanye. Urwego rwacu mu mikoranire n'abaturage mu byo badufasha bimwe ni ukuduha amakuru y'ibibera aho tutari. Nubwo buryo rero yamenyekanye, ariko nk'uko mwabyumviye yaraturutse Musanze abanyeshuri, ageze hano agerageza gushakisha abantu. Twamenye amakuru ko ari inshuti ze zabamushakiye, ashaka rero kubasubiza Musanze. Ariko abo bantu bakwiye kuba bazi uburyo ingendo zikorwa zo kwambukiranya imipaka cyangwa se kuva mu mujyi ujya mu ntara uko bigenda usaba uruhushya. Ariko ikindi cyongereho ni uko mbere y'uko amabwiriza ajya mu bikorwa hatanzwe umunsi wo kugira ngo abantu bose bisuganye bagombe kuba bari aho bari. Ibi byumvikane rero turimo kubona ibice bitatu by'abaturage. Abaturage bubahiriza amabwiriza bakagira bakirinda kino cyorezo. Hari abandi bakorera ku jisho rya polisi, ariko hari n'abandi rero bicara bahimba amayeri bashakisha uburyo bikabahangayikisha cyane ku buryo ndetse banabyungukiramo. Itike 7,000 bari abaturage bagiye guhurira musore cyangwa se iriya modoka, ntabwo ariko ubundi kujya muri Musanze ntabwo abaturage batanga ayo mafaranga. Ubwo rero urumva ko hari n'abashaka noneho inyungu cyangwa se kungukira muri ibi bibazo turimo. Ubwo rero kungukira mu kwirinda COVID-19 bigira ingaruka z'ako kanya. Utizihe iriya modoka igiye gufatwa, uriya mushoferi arafashwe, ni ukubikurikirana. None se buriya yungutse iki? Iyi modoka nifungwa cyangwa nawe agafungwa ko inzego zibishinzwe tuzibashyikirije, inyungu ari we afite ni iyihe yo guca abaturage bari 7,000 gusa kubera kurenga ku mabwiriza ashaka inyungu y'akanya gatoya? Numva rero bira bintu atari byo, kandi turatanga ubutumwa ko umuntu wese uzakomeza kurenga kuri amabwiriza azi yuko polisi idahari, hari abaturage bagenzi be b'inyangamugayo bazaduha amakuru. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, niba afashwe amenye yuko bizamugiraho ingaruka. Byumvikane rero yaba uriya mushoferi yaba n'iyo modoka bamutumye bakwiye gushyiraho uburyo abashoferi batwara imodoka zabo batarenga ku mabwiriza. Nabundi ntabwo twarwanya kino cyorezo dukora amakosa nk'aya ngaya turenga ku mabwiriza kano kageni. Turabashimiye. Murakoze.